ngiye. Yes, tugize umugisha nanone kongera kwakira Naphtali kuri Gocha TV. Ni byiza cyane, ni byiciro aho uramahoro. Ndamahoro ndashima Imana. Amakuru y'imisi. Makuru y'imisi ni meza. Derukana uri mu mavuta menshi rwose, abantu kandi barafashijwe. Uyu munsi se ijambo ufite ijambo rimeze rite noneho kumbona umeze neza cyane. Urakoze cyane. Uyu munsi ufite ijambo rivuga ngo kongera gusibura iriba ryawe. Kongera gusibura iriba ryawe. Bisobanuye ko hari amariba yasibamye. Hari amariba yasibamye. Uwiteka Imana dufashe kandi Imana ifite umugambi wo kugufasha nawe ukagira uruhare rwo kongera kujya kwiriba, kongera kugerayo ugasibura kugira ngo Imana izibane nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tugize rero umugisha wo kubana nawe uyu munsi kandi turatekereza ko abantu benshi bazahabwa umugisha kubw'ijambo tuzaniye. Hanyuma ngiye nk'ibisanzwe ni Pastor John Love, hanyuma turi kuri Gocha TV. Turacyasaba inkunga yo kugira ngo ubutumwa bwiza mu bwamamaze hirya no hino, mujye mu busangiza abandi, ntimukabugire ubwira umwebwe ubasha kubwumva. Hanyuma kandi mukore subscribe, comment, like ndetse na share. Nagira ngo rero Naphtali rwose twakire, dusengere, hanyuma twinjize muri iryo jambo. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana muri uyu mwanya mwiza Imana ngiye kudutiza. Boneho kandi no kubanza gushimira Imana iduha uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryabayeho tutarabaho, no mpamvu tugomba kuryizera kandi tukabyiringira. Murakoze namwe ku uyu mwanya, Imana ishimwe. Turagushimiye se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ko wabanye natwe. Turagushimiye ko waturinze mu bihe bitandukanye. Zose wabanye natwe Imana. Intambara zaraje uraturwanirira. Muri byose ntacyo dufite cyo kugushinza. Wabaye mu ruhande rwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kumva iri jambo ryawe. Uyu mwanya Mana ndaguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye. Ugiye kuvuga ntaba ari nge, ahubwo bari wowe wivugira Mana. Turarari ku butatu bwera butagatifu, Imana Data, Imana Umwana ndetse n'Umwuka Wera, kugira ngo babane natwe. Imana Data wa twese turaguhamagaye kugira ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri muntu wese ahari ugiye gutegera ijambo, ugiye gutega amatwi iri jambo ry'Imana, ndamusengeye kugira ngo umufashe kandi umugirire neza, rihindure imitima y'abantu, kandi uzahabwa icyubahiro Mana. Urakoze ko ugiye kubana natwe. Nanjye mbisenze n'izo izina rya Yesu. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe nitwa Naphtali Bizimana, usengera mu itorero ry'Abatista. Imana ishimwe cyane. Turaganira kandi ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4. Ndaza gusoma umurongo wa mbere ngeze umurongo wa 14. Ni amagambo maremare ariko turayaganiraho, kandi nizeye neza yuko ari bukugira umumaro. Ijambo ry'Imana riraza guhindura ibintu byinshi muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa mbere kugeza 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu siwe wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Icyo cyatumye ava Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo. Yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hafi nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, ntutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi uti? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati,
iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uwo musabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uraruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Ana amagambo meza y'Imana tumaze gusoma. Imana ishimwe. Mfite intego ivuga ngo kongera gufukura iriba ryawe, kongera kwegera iriba ryawe ukarifukura. Imana ifite umugambi wo kuza kwicara ku iriba ryawe kugira ngo ikubature, kugira ngo ikugirire neza. Kongera gufukura iriba ryawe, kongera gusenga, kandi nanone nimba warajya gusenga kongera gusenga birushaho uko wasengaga. Nimba warajyaga ugira ibihe byo kubana n'Imana, ongeraho, wongere kandi usenge, wongere ugire ibihe byiza byo kubana n'Imana. Haleluya. Mfite ijambo kugira ngo nongere nkubwire ngo wowe mwene data, we wa mukristo, wa munyamasengesho, wa mudiyakoni, haleluya, wa muyobozi we, ongera kandi ugira ibihe byo kubana n'Imana. Ongera kandi wegera Imana, ongera ufukurire iriba, ongera ufukurire iriba ryawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tumaze gusoma amagambo meza twasanze mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Imana ishimwe. Iki ni ikiganiro kirekire Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Ni ikiganiro kitari kigufi, ni ikiganiro cyabaye kirekire, kuko Yesu yahuye n'umusamariya, bararebana, baravugana amaso ku maso. Yesu akamubaza ibibazo, umusamariyakazi agasubiza, umusamariyakazi nawe akababaza ibibazo Yesu nawe akamusubiza. Ni ikiganiro cyiza Yesu yakoranye n'umusamariya. Uyu mugoroba ndagutangariza ngo Yesu aje ku iriba ryawe kugira ngo mwongere muganire. Yesu araje ku buzima bwawe kugira ngo mwongere muganire. Fata uyu mwanya uhereze Yesu, fata uyu mwanya uhereze Yesu kugira ngo azavugane nawe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mvuge ku musamariyakazi wahuye na Yesu, bagahura mu bintu atacekaga, bagahura mu bintu umusamariyakazi atarazi, ariko Yesu yari afite mu mugambi yuko hari umuntu agiye kurokora. Uyu mugoroba Yesu aragira ngo akurokore, uyu mugoroba Yesu aragira ngo agutabare, mugoroba Yesu aragira ngo aze mwongere muganire, yongere ibihe, yongere amavuta, yongere imbaraga. Haleluya. Yongere ibihe byiza byo kubana nawe. Imana ishimwe. Kugira ngo iyi nzira yo kongera kuvugana na data, yo kongera kuvugana na Yesu, kandi yo kongera kugirana ikiganiro nawe mukaganira, nuko ufata umutima wawe ukawuhereza Kristo, nuko ufata umutima wawe ukawuhereza Yesu, akaza akicarana nawe mukaganira. Imana ishimwe. Subiye inyuma gatoya, hari ibintu byinshi byari gutuma Yesu ataza kuvugana n'umusamariyakazi. Imana ishimwe. Yesu ntabwo byari byoroshye kuvugana n'umusamariyakazi. Kubera iki? Ikintu cya mbere, mu Bisirayeli cyangwa mu Bayuda ntabwo byari byemewe ko umugabo avugana n'undi mugore, kandi umugore utari uwe. Ntabwo ibyo byari byemewe. Iyo ni impamvu ya mbere yari gutuma Yesu atavugana n'umusamariyakazi. Indi mpamvu ya kabiri, Abayuda banenaga abasamariyakazi. Kubera iki? Abasamariyakazi bari abanyabyaha, ariko Abayuda bwari ubwoko bwavuzwe n'Uwiteka, bwari ubwoko bwabanaga n'Imana, bwari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Haleluya. Bwari ubwoko butunze umwuka wera, bwari ubwoko bwumva impumeko y'ijuru, bwari ubwoko bwegerana n'Imana bugasenga. Imana ishimwe. Bwari ubwoko buzi agaciro ko kwiyiriza ubusa, bwari ubwoko buzi agaciro k'imvugo y'Imana, bwari ubwoko buzi agaciro k'Uwiteka Imana nyiribihe, bwari ubwoko bwagendanye na Yesu.
igihe kinini, bwari ubwoko bwumvise imvugo y'Imana, bwari ubwoko data yavuganye nabwo. Imana ishimwe. Rero bigatuma abayuda banena abasamariya, kuko abasamariya bari abanyabyaha. Abasamariyakazi barasambanaga, abasamariyakazi baribaga, abasamariyakazi bararogaga, abasamariyakazi bari bafite urwangano, abasamariya bari bafite ibyaha byinshi. Ariko data, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo icyatumye aza mu isi kwari ukugira ngo ashake kandi akize icyari cyazimiye. Yesu ntabwo yaje aje gushaka abayuda kuko bwari ubwoko bwavuganye n'Imana, ahubwo Yesu yaje afite umugambi. Haleluya! Yaje afite umugambi wo kurokora, yaje afite umugambi wo gutabara, yaje afite umugambi wo kugirira neza twebwe abanyabyaha, yaje afite umugambi wo kugira mu basamariyakazi akababwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya! Yaje afite umugambi wo guhindura abari abanyabyaha akabahindura kuba abakiranutsi, abari abanyabyaha yaje afite umugambi wo kubahindura kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Ndaza gusobanura ku mwana w'Imana, kuko abantu bose n'ab'Imana. Ndavuga ku magambo atandukanye. Hari abana b'Imana, hakaba n'umwana w'Imana. Kubera iki? Abantu bose n'abana b'Imana. Haleluya! Abantu bose baremwe n'Imana. Ari abajura n'abana b'Imana, ari abicanyi n'abana b'Imana, n'abantu b'Imana, ari abakora ibyaha n'abantu b'Imana. Ariko hari n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni umuntu wamenye ukuri. Umwana w'Imana ni umuntu wihannye. Umwana w'Imana ni umuntu wamenye kwatura icyo ari cyo, akatura ijambo rivuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, akavuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Uyu nguyu ni umwana w'Imana. Abantu b'Imana rero batandukanye n'umwana w'Imana. Nje kukubwira muri uyu mugoroba ngo ongera ujye ku iriba ryawe, urifukure, uhinduke umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu rero yahuye n'uyu musamariyakazi. Nari maze kubabwira ibintu byari gutuma Yesu atavugana n'umusamariyakazi. Ikindi cya gatatu, Yesu yari umwana w'Imana. Yari umwana w'Imana, ntabwo byari bye mu bundi kavugana n'umuntu w'umunyabyaha. Ariko turashimira Yesu. Haleluya! Turashimira Yesu waje akavugana natwe. Turashimira data waje akavugana natwe turi abanyabyaha. Turashimira Yesu waje akatwegera. Turashimira Imana ishimwe. Abaririmbyi baravuze ngo umwana w'Imana yazanywe mu isi no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yaje kukugirira neza, yaje kugira ngo akwature, yaje kugira ngo akugirire neza, yaje kugira ngo agukize. Nicyo cyamuzanye, niyo misiyo ya Yesu. Misiyo ya Yesu niyo guhindura abantu, misiyo ya Yesu niyo gukura abantu mu byaha. Imana ishimwe. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Yesu Bibiliya yatubwiye ngo kuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza. Ubundi iki ni igikorwa cya Yesu, kuko yaje mu isi kugira ngo yigishe abantu, abahindure imitima yabo, abagire abakiranutsi, abagire abana b'Imana, abagire abantu bamwiringiye. Misiyo yiwe rero yari yo kugirira neza abantu, yari yo kubigisha ubutumwa bwiza, bakamenya Imana bakayisobanukirwa. Imana ishimwe. Nuko Yesu Bibiliya yatubwiye ngo ananijwe no kugenda, ngo yiyumvamo ko akwiye kwicara aho ngaho. Ageze Samariya mu rugendo rwe, yari arimo aragenda, hanyuma ngo agere i Samariya. Amaze kugerayo, Imana ishimwe cyane, amaze kugerayo, amaze kwicarayo, amaze kuhagera, ngo yiyumvamo yuko ananiwe kubera yuko yagenze cyane. Imana ishimwe. Hanyuma ngo ashaka ahantu yicara, ahita ajya kwicara ku iriba ryari aho hafi. Imana ishimwe. Ahita ajya kwiriba kwicara aho ngaho, arahicara. Ariko misiyo, hari uwo yari ategereje. Yari afite misiyo yo kugira ngo abature ubwoko, yari afite misiyo yo kugira ngo agirire neza abantu be, yari afite misiyo yo kugira ngo abasamariyakazi nabo bakire Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amaze kugera kuri iryo riba, Bibiliya yambwiye ngo ryari iriba ryafukuwe na Yakobo. Ryari iriba Yakobo yafukuye, arifukura i Samariya, ararifukura. Iryo riba abantu barinywagaho, iryo riba abantu yajyaga kuvomaho amazi, iryo riba abantu bajyaga bajya kuvoma, iryo riba niryo abantu bakuragaho amazi. Hanyuma Yesu kandi ikindi, iri riba Yakobo yari yararigabiye umwana we witwa Yosefu, yari yararimuhaye, ararimugabira.
Imana itugirire neza. Hanyuma Yesu ajya kwicara kuri iryo riba hafi ngarahicara aho ngaho, ariko yarananijwe no kugenda, yari afite umunaniro mwinshi. Uyu munaniro Yesu yahuye nawo kwaro kugira ngo nawe akuronke, kwa kugira ngo nawe akugirire neza. Imana ishimwe cyane. Icyatumye Yesu ananirwa ngo unkurikiye, ngo uteze amatwi, kwaro kugira ngo Yesu, haleluya, arakora ubugingo bwawe, kwaro kugira ngo Yesu aze akugirire neza, akubature, agukure mu byaha. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Yesu umusamariya akazi ngaza kuvoma, afite ikivomesho. Imana itugirire neza. Afite ikivomesho, afite umutima, araza ngasanga ngo umugabo witwa Yesu yicaye aho ngaho. Ngamaze Yesu aramureka aravoma, amaze kuvoma Yesu aramubwira ngo mpa amazi mutuzi ninywe. Umusamariya akaza aramubwira ngo mbese ndaguha amazi uri mu ntoki? Kuri umuyuda nkaba umusamariya, Imana itugirire neza, ko ntemerewe kuvugana nawe, ko ntemerewe kuvugana nawe, ko ntemerewe kukwegera, ko mutatwemerera yuko twaganira. Mbese uransabira iki amazi yo kunywa? Hari impamvu yari abimubwiye. Yari yiyizi neza ko abasamariya ari abanyabyaha, yari yiyizi neza ko yacumuye. Imana itugirire neza. Wowe fata uyu mwanya, icyambere hereza umwanya Yesu, umubwire ngo Yesu ndi umunyabyaha ariko ndagukeneye. Yesu naracumuye ariko ndagushaka. Yesu narirwaniriye ariko iki gihe nicyo gihe cyo kugira ngo Yesu akubature. Imana ishimwe. Yesu ngaramubwira ngo yaba waruzi ugusabye amazi, haleluya, yaba waruzi umuntu ugusabye amazi, yaba waruzi impano y'Imana iri muri wowe, yaba waruzi umugambi gufiteho. Imana ishimwe. Hano harimo umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi wo kukubatura, Imana ifite umugambi wo kukubabarira. Yaba warubizi, haleluya, yaba warubizi ariko nawe utarubizi, nje kukubwira ngo Imana Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe, afite umugambi wo kukubabarira ibyaha, afite umugambi wo kuguhindura, afite umugambi wo kukugirira neza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hanyuma aramubwira ngo iyo waruzi impano y'Umwuka Wera, iyo waruzi umugambi ngufiteho, iyo waruzi ko nge Yesu nje kugutabara, iyo waruzi ko uhuye n'undi mugabo udatandukanye nabo mwahuye, yaba warubizi ko ngewe Yesu nje kukugirira neza, yaba waruzi ko data aje kugutabara, yaba waruzi ko Yesu ashaka kugukura mu isayo y'ibyaha. Yesu ashaka kugira ngo agukure mu busambanyi bwakubase, Yesu agira ngo agukure mu bujura bwakubaze, Yesu agira ngo agukure mu bwibone bwakubase, Yesu agira ngo akusayure mu isayo y'ibyaha wari urimo. Niyo mpamvu aje kwicara kuri iri riba, niyo mpamvu aje ku iriba ryawe, kugira ngo akurindire aho ngaho, kugira ngo agutegereze, akugirire neza. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo aramubwira ngo yaba ibyo wari ubizi. Hanyuma ngo akimara kuvuga aya magambo, umusamariya yumva yuko atangiye guhinduka. Umusamariya yumva ko ahuye n'umuntu udasanzwe ku buzima bwe. Reka nkubwire ngo utangarize muri uyu mugoroba, uhuye n'umuntu udasanzwe, umuntu uhindura amateka yawe, umuntu ukubabarira ibyaha, umuntu ugukuraho imikoshi, umuntu ugutabara, umuntu uguhereza amerekezo y'ubuzima, umuntu ukubwira ngo ndagukunda, umuntu ukubwira ngo ndi Uwiteka, umuntu ukubwira ngo nzagendana nawe, umuntu ukubwira ngo nzakorana nawe, umuntu ukubwira ngo nzakugirira neza. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo, umwami w'i Nazareti. Ni Yesu Kristo, umwami wacu wadutabaye. Ni Yesu Kristo wambatuye, ni Yesu Kristo wambabariye ibyaha, ni Yesu Kristo wampamagaye, ni Yesu Kristo wangiriye neza, ni Yesu Kristo wampaye icyerekezo cy'ubuzima. Nawe nje kukubwira ngo agufite umugambi mwiza, agufite umugambi mwiza wo kugira ngo aguhindure. Imana ishimwe. Hanyuma umusamariyakazi atangira kubyumva, atangira kumva Uwiteka, atangira kumva ijambo rya Yesu uburyo riryoshye. Arangije aramubwira ngo mbese kugira ngo aya mazi nyaboneho byagenda gute? Yesu aramubwira ngo umva mbanze nkubwire, umuntu wanyweye kuri aya mazi, kuri iri buvomaho, umuntu uyanywa rwose abasha kugira inyota, abasha gusubira mu byo yahoze. Umuntu watinze aha hantu, witinda ku iriba rya Yakobo, hanga amaso Uwiteka, va ku iriba rya Yakobo, wihanga amaso abandi. Wivuga ngo baramvuze, wivuga ngo baransebeje, wivuga ngo oya, ibyo wivuga ngo imiryango yaranyanze, ibyo wibivuga, wivuga ngo ibi ngibi ngo oya, wibivuga. Nje kukubwira ngo Yesu
araje kuguhindura. Yesu araje kukugirira neza. Yesu araje kukurengera. Yesu araje afite umugambi wo kugutabara. Haleluya. Reka nsubire inyuma gato. Abantu batinze ku iriba rya Yakobo, abantu batinze ku iriba rya Yakobo, abantu batinze ku bintu byabazengereje, abantu batinze ku miryango, abantu batinze ku mashuri yabo, abantu batinze ku bwenge bwabo, abantu batinze ku babavuze, abantu batinze mu bantu baba basebeje. Ariko uyu mugoroba nkuzanira ijambo rivuga ngo wiva ku bantu, va ku iriba rya Yakobo. Have rwose, rekura ibyaha, rekura ubusinzi, rekura ubusambanyi, rekura byose. Witinda kuba kubwiye nabi, witinda kuba kubwiye kuzabimbwa, abo wibatindaho. Haleluya. Witinda kuba kubwiye ko bidashoboka, witinda kuba kwatuye ko utazigera ukora ubukwe, witinda kuba kubwiye ngo nubwo wubatse ntiruzakomera, witinda kuba kubwiye ngo nta rubyaro uzabona. Abo wibatindaho, tinda kuri Yesu ufite umugambi ku buzima bwawe. Tinda kuri Yesu uje guhindura. Haleluya. Imana ishimwe. Tinda kuri Yesu uje kugira ibyo ahindura. Tinda kuri Yesu uje kukubabarira ibyaha. Tinda kuri Yesu uje guhindura ubuzima bwawe. Witinda ku iriba rya Yakobo. Icyo wiritindaho rwose, witinda ku byo bakubwiye. Haleluya. Hari abantu babwiwe nabi, hari abantu batuweho ibintu bibi, hari abantu bakiriye ubuzima bubi, hari abantu babwiwe ngo ntacyo uzimarira, hari abantu babwiwe ngo uzapfurimbwa. Nje kukubwira ngo Yesu yaje ku iriba ryawe kugira ngo ibyo abantu bakubwiye akubwire ijambo rikuremere ibyiringiro. Haleluya. Unywa kuri ariya masi watinze ku iriba rya Yakobo, waritinzeho, watinze mu byaha, ajya abasha kubaho nabi, ajya inyota ntabwo igishira. Ariko Yesu data wa twese akuzaniye iriba, akuzaniye isoko. Bibiliya yambwiye ngo kandi unywa ku mazi nzamuha. Haleluya. Ntabwo ari ukunywa gusa, ahubwo azamuhindukirira mu isoko. Haleluya. Azamuhindukirira mu isoko, isoko nziza. Kandi birayambwiye ngo ntabwo ari isoko ya none, ntabwo ari isoko y'umwaka umwe, ntabwo ari isoko y'imyaka ibiri, ntabwo ari isoko y'imyaka itatu, ahubwo ni iriba, ni isoko izaza muri wowe, ikaza mu mutima wawe ibihe byose. Yesu afite umugambi wo kukugirira neza. Yesu afite umugambi wo kuguhereza isoko muri wowe, isoko y'ijambo ry'Imana, isoko yo kumenya, isoko yo kumenya ukuri, isoko yo gusobanukirwa. Data afite umugambi wo kukugirira neza, afite umugambi wo kududubiza isoko y'amazi meza, amazi y'ubugingo, amazi twanyweyeho tukabatuka, amazi twanyweyeho tukabona icyerekezo cy'ubuzima, amazi twanyweyeho. Haleluya, haleluya. Amazi twanyweyeho tukagira ubuzima, amazi Imana ishimwe, amazi twanyweyeho tukabona, tukasobanukirwa, tukamenya ukuri. Nje kukubwira ngo Yesu azanya aya mazi kugira ngo yanyweho. Fata uyu mwanya, ikintu Yesu ashaka, yicaye ku iriba ryawe, aragutegereje. Niba uri umunyamasengesho, aragutegereje ngo aho uri hose, aho waba uherereye hose, ibyo urimo byose, uva mu byaha. Amakuru nkuzaniye, fata umutima wawe uvuge ngo Yesu Kristo, umutima wanjye ndawuguhereje. Uyu mutima wanjye ndawuguhereje, ntandukanye n'iriba rya Yakobo. Ndanze nditandukanye n'ibyaha, ndaje nubwo abantu bavuze, nubwo abantu hari ibyo banyatuyeho, ariko menye neza yuko ari wowe jambo. Menye neza yuko ari wowe uvuga ijambo ryiza, menye neza yuko ari wowe utanga amerekezo y'ubuzima, menye neza yuko wicaye ku iriba ryanjye, menye neza yuko untegereje, menye neza yuko undindiriye, menye neza yuko utegereje ubuzima bwanjye. Nanjye nguhereje umutima wanjye. Haleluya. Nanjye ndakwihaye wese, nanjye ndakwihaye wese. Muririmbyi yararimbye ngo ntacyo nakora, nta naho mfite naguhisha, nta nicyo nakora ngo kigushimishe. Ariko ikintu bibukore kigashimisha Imana ni ukwatura. Haleluya, haleluya. Hari ibintu nabonye bituma Imana ibanguka ku buzima bwawe. Kwatura ijambo rivuga ngo Uwiteka mbabarira, mbabarira ibyaha byanjye, naracumuye mbabarira. Iri jambo rituma Imana ihaguruka ikavuga ngo uyu mwana wanjye watuye ijambo rivuga ngo mbabarira. Imana ishimwe, watuye ijambo rivuga ngo mbabarira, ngiye kumureba. Imana itugirire neza. Sawuli yabayeho mu buzima bubi, Sawuli yabayeho bazi neza ko ari umuntu wicana. Sawuli ngo yajyaga ajya mu iteraniro ngo agaca abagore amabere, akabagirira nabi, akagirira nabi abantu. Ariko ngo igihe kimwe Uwiteka aramusanga, igihe kimwe Uwiteka amugiraho gahunda, igihe kimwe Uwiteka
aramureba amenya Sawuli kubera ko yarazi ibyo Sawuli yabagamo, yarazi ibintu Sawuli yabagamo. Imana ihindura Sawuli, Imana iragenda ifata Sawuli ngagiye kurenganya ubwoko bw'Imana, iragenda bahura. Yesu ngarahagarara, marayika w'Uwiteka arahagarara. Sawuli ngagiye kurenganya ubwoko bw'Imana ahura na marayika w'Uwiteka. Reka nkubwire uyu mugoroba, hari marayika Imana izanye ku buzima bwawe, hari marayika Imana izanye ku buzima bwawe kugira ngo aguhindure, kugira ngo akugirire neza. Imana itugirire neza cyane. Subiye kuri iki kiganiro cy'umusamariyakazi, Yesu ngo bakivugana aramubwira ngo noneho ubwo utangiye guhinduka, ubwo ubyemeye, haleluya, ubwo uri murabyumva neza, ndagira ngo nzanire, ndashaka umugabo wawe, ndagira ngo nzanire umugabo wawe hano. Umusamariyakazi abyumvise agira ubwoba, abyumvise aravuga uyu mugabo, uyu muntu witwa Yesu umbajije umugabo, abwiza Yesu kuramubwira ngo ya nta mugabo, mbwira ngo ya ntawe. Yesu aramubwira ngo mbwishe ukuri, haleluya. Yesu arashaka kuvugisha ukuri, aramubwira ngo uvugishije ukuri. Kubera iki? N'uwo mwararanye iri joro ntabwo ari uwawe, haleluya. Yesu afite kureba, akitegereza umutima wawe, akareba ibyo wakoze. Ndakubwira ngo ibintu wabayemo igihe kirekire, ububata bw'ibyaha wabayemo igihe kirekire, Yesu arabuzi, Yesu yarabibonye, Yesu arabizi ko n'ibyo urimo, arabizi byose. Aramubwira ngo n'uwo mwararanye iri joro ntabwo ari uwawe. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Hanyuma Yesu abatura akandagirira neza uyu musamariyakazi. Hanyuma ngo muri uwo mwanya bigishwa ngo baraza, ngo baza ahari basanga ari kuvugana n'uwo mugore, bamugirira ishyari cyane. Kubera iki? Ubundi iyo Yesu agufiteho umugambi uzahura n'ibikurwanya. Yesu yagufiteho umugambi uhura n'ibikubiye. Yesu yagufiteho umugambi uhura n'ibiguca intege, abakubwira ko bitazashoboka, abakubwira ngo nta kizakunda, abakubwira ngo urayobye. Ariko nje kukubwira ngo data afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yesu afite umugambi mwiza wo kukurokora. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba ongera ujye ku iriba ryawe. Uyu mugoroba fata igihe ubwira Imana ngo Mana nagucumuyeho ariko ndatuye, nagendeye muri byinshi ariko ndatuye. Yesu nawe ufite umugambi wo kukwakira, Yesu nawe ufite umugambi wo kugirira neza. Imana ishimwe. Ndagira ngo sengera umuntu ufashe umugambi wo kwihana, umuntu ufashe umugambi wo kwegerana n'Imana, ukabwira Imana ngo nabaye muri byinshi ariko aya masaha ukavuga ngo noneho ndagarutse imbere y'ubwiza bwawe. Ni wowe ngira ngo sengane nawe, ni wowe Imana yakuntumyeho kugira ngo ibature ubuzima bwawe, ni wowe Imana yakuntumyeho kugira ngo ikugirire neza, ni wowe Imana yakuntumyeho kugira ngo ihindure ubuzima bwawe, iguhereze amerekezo kandi kugira umwana wayo. Imana ishimwe. Aho uri hose fata aka kanya dusengane Imana, aho uri hose fata ibihe dusengane Imana. Reka dusenge. Mana data wa twese, uri Imana igira neza kandi uri Imana ihindura, uri Imana yitegereza kandi uri Imana yihagije, uri Imana ireba kuko ntabwo ujya werekwa. Abantu bajya berekwa ariko wowe urabireba byose. Niyo mpamvu data wa twese nshingiye kuri iri jambo ryawe, ijambo ryera ryahumetswe nawe, ijambo ryawe ryiza, umugambi mwiza ufite wo kubatura abantu bawe, umugambi mwiza ufite wo kubatura ubwoko bwawe. Nanjye ndasengera umuntu wese unkurikiye, nanjye ndasengera umuntu wese unkurikiye Mana, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo iri jambo rigende Imana rimubature. Mana data wa twese, nawe ndaguhamagaye kugira ngo ugende umugirire neza, ukize ubugingo bwe. Abari bapfuye basaze ibyaha abo bahindure bazima mu izina rya Yesu. Abantu bisuzumye bakafata umwanzuro bakaba noneho iriba ryacu turarifukuye, iriba ryacu rigiye kongera gukora. Nawe ubagirire neza kandi wabarira ibyaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana kandi urakoze kudugire neza, ukaduhereza uyu mwanya. Umuntu wese wari udukurikiye umuhereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro abe muri mwe. Amen.